mureke dutarame agati gaturika kandi kamere muryoherwe n'ibi birori rwose, ndetse turabatangabuhamya bw'ubwiza bw'ibyo birori byuzuyemo urukundo, kwizera kw'ejo hazaza. Mureke twakire umusaza mukuru twumve icyo atubwira. Yohana mwana wanjye, nawe usara mukazana wanjye. Yohana yakuze mureba ari umwana mwiza, none wabaye umuntu w'umugabo adukoreye ibirori nk'ibi. Uyu munsi uri kunyitsa ubukwe bw'Ikana, aho Yesu yakoreye igitangaza cye cya mbere. Ubukwe bwanyu buhabwa umugisha w'ubukire n'umunezero, nk'uko amazi ahinduramo divayi. Murakoze cyane ababyeyi ku magambo meza batuganirije. Nk'uko dukomeje kwishimira ubukwe bw'aba bombi, mbafitiye siripurize ihambaye. John na Sara, mu izina ry'abantu twese duteraniye aha, tubafitiye impano idasanzwe ku bw'uyu munsi udasanzwe nawo. Ubu yaba ari iyihe mpano? Iyi mpano ni nziza, murakoze kuri buri umwe wese. Alubumu y'amafoto kuntu ari nziza se, usiko amafoto yose ari mu mbega byiza. Ariko rero ndabona atari yo siripurize tubafitiye gusa, ndabona tubafitiye indi siripurize bagiye gutangirana urugo rwabo rushya. John, fora icyo ari cyo? Nabimenye ntimukunze, reka dutegereze turebe. Nukuri nibyo John, ndumva nishimye gusangira nawe uyu mwanya mwiza w'amafu. Izuba rirasa turireba. Yego Sara, tike y'indege batwishyura ari kujya mu gihugu cy'igihangange, ariko nahisemo kukuzana kuri kino kirwa kiri umusozi w'igikundiro. Uzi koko uyu mwanya uvuga mu gitabo cy'umugenzi John, mbega umwanya mwiza. Nk'uko Adamu na Eva batembera ingobyi ya Edeni, Sara na Yohana mwishimire umwanya muri kumwe, muzengurutswe n'ibyiza by'Imana yaremye. Mbega surprise mu mabukwe nawe turi kumwe. Wabonye iriya couple? Umugore arabagera neza neza ni nka Esther. Cyane rwose, uzi ko ari nko kubona ubwiza bwa Rebeka. Abantu duce bumvisha ibyo bavuze. Cyane rukundo rwanjye, bari kubona ibyo njye mbona buri munsi, umugore w'ubwiza budasanzwe imbere n'inyuma. Isereri. Sara umeze neza? Yego meze neza, nagasereri kamfasha ariko ntuhangayike. Nta muganga twabonara? Reka turebe icyo twakora Sara, ngomba kubanza kumenya ko umeze neza. Bimeze neza kuba turi mu rugo Sara. Yego nibyo, kandi ndishimye John. Ndibuka ukwezi kwacu kwa buki ko twari tumeze, byari byiza cyane John. Urumva umeze neza Sara? Meze neza John, ndakeka ari umunaniro wo mu ngendo, ndaza kumererwa neza. Wahoze uvuga ko umeze neza Sara, ari nshaka kuba nagiye nkora ibintu bikubangamiye Sara, ndagusabye ko tubiganireho. Oya, ntacyo wakoze kitari cyiza John, byose byari bikeye, ari byiza, kandi wabinkoreraga nanjye ndabyishimiye. None se ikibazo ni ikihe? John, nkubwire ukuri, nakomeje kugira uburibwe igihe kirekire. Nategereje ko buza gushira, ariko ntago bwagiye. Mfite ubwoba John. Wigira ubwoba Sara, ibi tuzabinyuramo turi kumwe. Ndagusezeranya, reka dusabe randevu muganga, ibi duhangane nabyo. Mwaramutse Sara na Yohana, mwakoze kuza uyu munsi. Mumeze mute se mwembi?
Tumeze neza dogite. Hari akabazo k'ubuzima nari mfite, ndizera ko muza kukabonera umuti. Yego ndayibona. Reka dutangire dukore isuzuma turebe uko mu mubiri bimeze. Turahera ku gupima amaraso, dukomeze no kureba ingingo zo mu mubiri uko zimeze. Sara na Yohana, habonetse ibisubizo byanyu. Mfite ubwoba ko ari amakuru mutari mwiteguye. Ni ibiki dogite? Mfite ikihe kibazo? Ni indwara Polycystic Ovary Syndrome cyangwa PCOS. Sara, tuzaba tugukurikirana byihariye. PCOS? Iyo ndwara ni iyihe dogite? Ntabwo nakwizera ko ibi biri kutubaho Sara. PCOS ni indwara mbi cyane. Byo nanjye ndabizi ni indwara mbi John. Ntabwo nigeze ntekereza ko twahura n'ibi hashize igihe gito tumaze gukora ubukwe. Ntabwo uri wenyine Sara, turi hano twese ku bwawe, buri ntambwe yose uzatera. John umugabo wanjye arasohotse biramurenze. cyane abuze icyo yakora. Gusa ibuka Sara, Imana niduha ibigeragezo birenze ibyo twakwihanganira, iri kumwe namwe Sara. Ubushize muganga yambwiye ko ntazabyara. Ntiyambwiye ko ari indwara nk'iyi ngiyi. Ihangane Sara, humura turi kumwe. Murakoze. Ni ukuri muri inshuti nziza. Urukundo rwanyu no kumpumuriza bisobanuye byinshi kuri njyewe. Dore umugabo wanjye aragarutse, reka numve icyo agiye kumbwira. Sara, ubu muri ibi tuzabinyuranamo turi kumwe, ikizaza cyose tuzakinyuranamo. Yesu ashimwe Diyako. Amakuru ukize? None se ko mbona uri kwivugisha mu rusengero kandi bukaba bwije akaba atari ku munsi w'amateraniro ya nimugoroba byibura nta mahoro? Uzi ko nari ngiye kukubaza niba wasinze, ndabona umeze nk'ahana. Ni ikibazo cy'Yohana. Sinagwisha pasite, ariko nibyo meze nk'ahana pasite. Ubu no munsi dogiteri yanyeruriye bidasubirwaho ko tutazigera tubona umwana. Naje gusaba Imana umwana kuko nzi ko ibidashobokera abantu Imana ibishobora. Ndamufite agahinda kenshi kandi urananiwe Yohana. Nta kibazo, ryama hano mu rusengero, Imana ikugira uko umutima we wifuza.